Ndagusuje cyane wowe ukomeje kunyumva no kuntega amatwi. Iyi ni Ibaba Official. Mu gitabo cy'Abefeso igice cya 6 uhereye ku murongo wa mbere hari amagambo avuga ngo bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu kuko ari byo bibakwiriye. Wubahe so na nyoko. Iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Namwe base nimugasharirira abana banyu ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Namwe mbata mujye mwumvira abashobuja bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo, mububashye muhinda umushyitsi kandi mutaryarya mu mitima yanyu. Ntimukabakorere bakibahagarikiye gusa ngo mumere nk'abanezeza abantu, ahubwo mumere nk'imbata za Kristo, mukora iby'Imana ishaka mubikuye ku mitima yanyu. Mubakorere mubyishimiye nk'abakorera umwami wacu mutari nk'abakorera abantu, kuko muzi yuko umuntu wese yakoze ikintu cyiza azakiturwa n'umwami, naho yaba imbata cyangwa umudendezo. Namwe bashebuja bari ko mugirira abagaragu banyu, mureke kubakangisha uko muri, kuko muzi yuko musangiye shobuja uri mu ijuru, utarobanura abantu ku butoni. Ibisigaye mukorere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri gusa, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira bera bose. Nanjye munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga, uko mbumbuye akanwa kugira ngo menyeshe abantu ubwira ubw'ubutumwa bwiza, aribwo mbereye intumwa yabwo kandi mboheshejwe umunyururu, mvuge ibyabwo nshize amanga nk'uko binkwiriye. Iri ni ijambo ry'Imana Pawulo yanditse aryandikira itorero ry'Abefeso, arimo ahugura abantu by'umwihariko ababana mu ngo. Usesenguye neza aya magambo wumvamo ko hari uruhande rumwe yabwiraga ababyeyi kwitwara neza ku bana. Aha ahita agaruka ndetse no ku bantu bakoresha abandi, abakoresha. Abavuyeho agaruka ku bakozi cyangwa se abagaragu. Aba nibo duhita tugereranya n'abana kuko nabo yabagarutseho. Umugaragu aba ari umwana imbere ya shebuja, umwana nawe aba ari umwana imbere y'umubyeyi. Uyu munsi mu karere ka Gicumbi haravuga inkuru y'umwana w'umukobwa w'inkumi wahaye amafaranga abasore babiri ngo bice nyina nta muhwe. Ibi bikaba byarabaye mu cyumweru gishize, bibera mu mudugudu wa Rwasama mu kagari ka Gacurabwenge mu murenge wa Byumba wo mu karere ka Gicumbi. Nyuma yaho umubyeyi w'uyu mukobwa ngo yari yamwimye amafaranga yo kujya kunywa inzoga. Aha tugarutse kuri rya jambo, ntabwo umubyeyi yubahirije inshingano ze zo gutoza umwana ingeso nziza harimo kutanywa inzoga, kuko ibi byatumye umwana akurana ingeso yo kunywa inzoga, arayirarikira ageza aho asaba umubyeyi amafaranga yo kujya kunywa inzoga. Undi yamwimye aramugambanira amusabira kumwica. Abo yabimusabiye ni abasore bagenzi be, bose ni inkumi n'abasore, baracyari abana, bararerwa n'urubyiruko. Umwe mu baturanyi b'uyu muryango yavuze ko ubusanzwe bari babayeho mu buryo butishoboye, bityo bakaba bahorana amakimbirane mu rugo rwabo. Naho umukuru w'uyu mudugudu wa Rwasama nawe akaba yemeje aya makuru, avuga ko byabaye kandi babimenye. Avuga kandi ko inzego z'umutekano nazo zigikomeje iperereza kuri iki kibazo. Nyamara umubyeyi we yamaze gupfa byararangiye. Ni mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Byumba ibi byabereyemo, Ngezahumuremyi Theoneste, yavuze ko uyu mukobwa n'aba basore babiri bakekwaho uyu mugambi wo kwica uyu mukecuru bamaze gutabwa muri yombi. Aho yagize ati, uwo mukecuru twamubonye nko mu masaha ya 2 za mu gitondo aryamye ahantu yakomeretse, nuko twihutira kumujyana kwa muganga. Abo twakekaga turabafata, harimo abahungu babiri kuko aribo dukeka ko aribo bakunda gutega abantu nijoro bakabambura. Nyuma tuza gukomeza iperereza, biba ngombwa ko turikorera no mu bana be harimo n'uwo mukobwa. Gusa nta makuru nyayo aratangwa ko hamenyekanye niba uwo mukobwa bifitemo uruhare koko, biracyakekwa.
Ngezaho Umuremyi Gitifu w'uyu murenge wa Byumba yakomeje abwira urubyiruko ko rukwiye kwirinda ikibi cyose cyatuma abana bendereza ababyeyi babo. Abafashwe kuri ubu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Byumba mu gihe iperereza ryo rigikomeje gukorwa. Uwitabye Imana bivugwa ko amafaranga yasabwaga yari avuye kuyafata muri VUP. Ibi bivuzwe nyuma y'aho mu byumweru bitatu bishize mu karere ka Ruhango naho havuzwe inkuru y'umwana wishe nyina umubyara amuhoye inkoko. Byaravuzwe cyane. None niba bikomeje kuvugwa cyane hirya no hino mu gihugu cyacu, ababyeyi bisha abana bisha ababyeyi, nyamara Imana yaratanze umuburo muri Bibiliya y'uburyo abantu bashobora kubana kandi bakabana neza, abantu ntibabyiteho. Ndetse kandi niba bitavugwa mu gihugu cyacu no hanze yacyo bikunze kuvugwa, ni gute imiryango ishobora kubana kandi ikabaho ibanye neza? Ni iki gisabwa? Nitwa Niyigwa Jeremy. Nta muntu ubaho utifuza uburyohe bw'urukundo mu muryango. Bagize naho baca umugani bavuga ngo ntazibana zidakomana amahembe, nyamara mu kuyakomanya hari icyatuma muryoherwa n'urukundo. Buri munsi ereka umuntu mubana, yaba umwana wawe cyangwa se umubyeyi wawe, kumwishimira. Ni ngombwa ko buri munsi umwereka ko wishimira umuntu mubana. Kuba muri kumwe cyangwa mugendana cyangwa muri ku rugendo ukabimwereka ndetse ukanabimubwira, cyangwa se kumuha utuntu tunyuranye niyo twaba tudahenze. Yewe ushobora no kwifashisha ibyo musanganywe mu buzima bwanyu bwa buri munsi aho iwanyu. Urugero, ushobora gutegura ifunguro akunda, ushobora kumuha uturabo. Ibi utabibonye muhe serivisi yose mu rugo, wirinde kumuvunisha, irinde kumubeshya cyangwa kumuca inyuma. Aha duhita tugaruka ku bashakanye. Iki ni ikintu gikomeye cyane kandi abantu benshi bubatse ingo bemeza ko gisenya ingo nyinshi, rimwe na rimwe bakanicana. Abashakanye benshi bemeza ko mu byatuma bazinuka uwo babana ari uko amubeshya cyangwa se cyane akamuca inyuma. Ibi nta wabivugaho byinshi kuko byumvikana cyane, kuko iyo ukunda umuntu cyangwa mubana akaguca inyuma cyangwa akakubeshya, wumva ko yaguhemukiye cyane birenze, kandi akaba yabitewe nuko yaba atakigukunda, bityo ukamurakarira, ugahangayika ndetse ukanifuza kuba wamugambanira. Irinde kumuhoza ku nkeke. No mu busanzwe guhoza ku nkeke umuntu ntabwo ari ikintu. Ibi biri mu mpamvu zemerwa n'ubutabera iyo ababanaga basaba ubutane. Guhoza ku nkeke biremerwa rwose n'ubutabera. Si byiza guhoza ku nkeke uwo mubana. Ibi ababyeyi babyumve vuba cyangwa se abashakanye, kuko yumva nta mahoro nta n'umutuzo abonera muri uwo muryango, aho yakagombye kuba awisanzuramo. Bituma rero yatekereza kuhava vuba. Si byiza guhora umutunga urutoki ku kintu runaka. Wacyana we, wagicucu, uriba, uri igisambo, warananiranye, wakigorewe, wakigabowe, ibintu nk'ibyo umucyurira ibintu yigeze gukora bitari byiza. Irinde kubigarura. Mufate umwanya wo kuganira ku bibazo byanyu bwite. Icaza umuryango igihe ubona ko hari ikibazo mu rugo, mukiganireho. Ntazibana zidakomana amahembe, niko Abanyarwanda bavuga. Ubwumvikane buke mu rugo bushobora guterwa n'ibibazo bisanzwe byo mu muryango cyangwa umutungo n'ibindi. Ibyo ntibyabura, nyamara ni ngombwa ko aba bana bafata igihe bakicarana bakaganira ku bibazo byabo, bagasasa inzobe nta guca ibintu ku ruhande. Nibwo babona aho bahera babikosora, bakagirana inama. Kuruca ukarumira kandi ubona hari ikibazo mu rugo ntabwo byubaka. Ibi bikunze kurangwa n'abantu benshi. Aha biba byiza iyo mufasha akanya mukajya muganira, ndetse by'umwihariko mukaba mwanajya ahantu hatuje hatari mu rugo aho musanzwe muba. Ikindi kintu cyagufasha ni ukwibukiranya ibyiza mwanyuzemo. Aha ni ukuvuga ko mutagomba kwibagirwa amateka meza mwanyuzemo kandi abubaka mu buzima bwanyu. Aha twavuga nk'amatariki y'ingenzi, ay'amavuko, igihe mwamenyaniye, uko mwamenyanye, naho mwari muri, igihe mwashyingiraniwe, igihe muri abantu babana nk'umugabo n'umugore n'ibindi. Mugakorera abana banyu isabukuru nziza y'amavuko, mugahora mubyibukiranya kuko biba nk'ifumbire mu rukundo rwanyu nk'umuryango. Ishimire gutanga kurusha guhabwa. Ishimira ibyo ukorera uwo mubana kuruta ko washimishwa nuko we ahora agira icyo aguha cyangwa gukorera, kuko gutanga bishimisha kuruta guhabwa. Bityo buri wese muri mwe nabikorera uwo babana, umubano wanyu uzaba nk'umunyenga muri paradizo. Umuryango wongera umere nk'Adamu na Eva igihe babaga muri Edeni. Nimba uri umwana,
ukaba ufite ababyeyi bombi, gerageza ubereke urukundo. Baza bakugana bava ku kazi, ihutire kubasanga ubatwaze igikapu cyangwa n'ikindi kintu cyose baba bafite ubageze mu rugo. Birumvikana cyane ko ibi byakubaka urugo rwanyu igihe cyose muri kumwe, nyamara nuko iyo bishoboka mwajya musoza umunsi mugatangira undi muri hamwe. Ni ukuvuga ko mukararana, mbese mugenzi wawe akaba ari we muntu wabonye nyuma mu gusoza umunsi, ndetse akaba ari nawe muntu ubona mbere y'uko utangira kubona abandi. Aha turagaruka ku bantu bararana mu nzu imwe bugacya nta gusuhuza undi, ukabyuka wiruka. Ni ikibazo. Ibyo mubikoze kenshi biba ari ntako bisa. Iyo bidashoboka kandi by'umwihariko iyo bidashoboka ko muba muri kumwe, ushobora no gukoresha ikoranabuhanga, telefone, ukandika message, ugahamagara ndetse n'ibindi, cyangwa ukaba wanamwandikira ukoresheje imbuga nkoranyambaga. Birumvikana cyane ko ibi byakubaka urugo rwanyu igihe cyose muri kumwe, nyamara ntiwirengagize ko umwe ashobora kujya kure kubera akazi cyangwa izindi mpamvu. Ariko inama igirwa aba bana ni uko iyo bishoboka mwajya musoza umunsi mugatangira undi muri hamwe. Ni ukuvuga ko murarana, mbese mugenzi wawe akaba ari we muntu wabonye nyuma mu gusoza umunsi. Mu gatabo Twubaka urugo rwiza gakubiyemo imfashanyigisho ifasha abitegura gushyingirwa no guherekeza abantu babana nk'umugabo n'umugore, gatanga inyigisho ku rubyiruko ruri mu byiciro bitandukanye, abantu bamaze kwiyumvamo umuhango wo gushyingiranwa kandi batangiye kwitegura urwo rugendo, abantu babana nk'umugabo n'umugore. Ndetse izi nyigisho zishobora no kwifashishwa mu mahuriro y'urubyiruko atandukanye, mu manama y'urubyiruko, mu rubyiruko rw'abakorerabushake, mu mashuri makuru na za kaminuza, mu bigo by'urubyiruko, mu itorero ry'urubyiruko rurangije amashuri yisumbuye, mu mahuriro y'urubyiruko ndetse n'ibindi nk'amadini n'amatorero. Aha iyo usomye neza muri aka gatabo ku gice cya 3 usangamo indangagaciro z'umuco nyarwanda zigomba kuranga abantu babana nk'umugabo n'umugore. Abashyingiranywe bagomba kugira ukuri, kwiyoroshya, kujya inama, kuzuza amasezerano no kubaha ijambo babwiranye, kubaha ibyemezo by'umuryango bafatiye hamwe, kwihangana, kudahemuka, gushishoza no kwanga umugayo. Iyo wishe umugore wawe mwabanaga usigarana umugayo ukabije. Iyo wishe umugabo wawe mwabanaga cyangwa umwana wawe usigarana umugayo ukabije. Wowe mwana cyangwa urubyiruko wumva ibi, iyo wishe umubyeyi wawe usigarana umugayo ukabije. Abashyingiranywe kandi bafite inshingano yo kunga ubumwe, bagira ubufatanye, kubahana hagati yabo, kwizerana, kubaha uburenganzira bwa buri muntu, hirindwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Niko aka gatabo kavuga. Iyo habonetse ibibazo ndetse no kutumvikana mu muryango, muri ibyo bibazo twavuga nk'ubukene, uburwayi bukomeye, igihombo, kubura urubyaro, kutabana iminsi yose kubera impamvu zizwi nk'akazi, nko kuba bashakanye barutana cyane, uwashyingiranywe n'uwapfakaye cyangwa watandukanye n'uwo bari barashyingiranywe mbere, hagomba kubaho kuganira hagamijwe gushaka icyabafasha bombi. Ntabwo ari byiza guhita mwiha rubanda. Gusohoka mu kibazo birimo mu bwumvikane mu mahoro, ntawe uhutaje undi, birabafasha. Aka gatabo gakomeza kavuga ko inshingano z'urugo iyo zitubahirijwe, mu bashyingiranywe atubahirije inshingano ze, abashyingiranywe bagomba gufata umwanya bakaganira ku ngaruka zatewe no kutubahiriza inshingano muri bo. Iyo badashoboye kubikemura ubwabo, bashobora kwiyambaza umuryango, inshuti cyangwa undi wese babona wabafasha. Iyo byanze, ubangamiwe ararega, aregera urukiko rubifitiye ububasha kugira ngo hafatwe ibyemezo by'agateganyo birenga urugo, cyane cyane kwita ku bana. Ibi biri ku ngingo ya 211. Icyo kwibaza ni iki kibura ngo ibi byose tubikore kandi bigerweho? Niba mu madini dusengeramo batwigisha kubana neza mu miryango, niba mu gihe twari urubyiruko twarabitojwe kandi tukanabyigishwa, yewe tukanigishwa amahame y'imibanire myiza, niba tugiye gusezerana kwitegura ku bana babidutoza, ndetse rimwe na rimwe tukanabirahirira tuvuga ko tuzatandukanywa n'urupfu, niba mu rusengero turi gushyingirwa tubyemera kandi duseka twishimye, biterwa n'iki ngo ibi bitugaruke? Biterwa n'iki ngo twice amasezerano twahanye? Ni ikibazo ushobora kwibaza, nanjye nkibaza. Ikiruta byose, reka urugo rwawe rugendere ku ijambo ry'Imana. Soma Bibiliya, izagufasha, izakuyobora. Irinde kuba umuyobozi w'urugo nubwo waba ufite ububasha, bizagufasha guhora ubanye neza n'abo mubana nta tegeko. Mushimira amahitamo wagizemo kumva iki kiganiro. Nkurarikiye gukomeza gukurikira ibiganiro bica kuri Baba Official, bibategura kandi nkabagezaho. Nitwa Niyigwa Jeremy, ndagushimiye.